hano nta muntu urimo rwose. Urinde. Nyine hano nta muntu urimo, nta muntu urimo mo hano. Nje kubasanga. Urinde. Nyine mbana na Simon. Hano mu rugo wa Simon. Okay, none ko nimero nayiriho. Nimero ye shoko yazimye byanga bikunda yazimye. Uzi ko umugabo ko namushatse namubona. Uwo mushatse? Nta kibazo. Simon nankoresha amafuti buri munsi. Nkoresha amafuti. Yes. Baby. Yes. Panza kunyita baba. Yes. Ntabwo ari ibirenze. Bigana kumenya bitabo. Kandi n'ushobora gukomanga. Byo bitinda cyane kuri. Bigana ntabwo njye bebe. Ariko wamwumvisha n'umukobwa. Namwumvisha ko nyanditse mbana n'umuhungu nawe tubana. Umusugo yaraje kwanyisa. Mfite nyine gusanga ushobora gusanga yaje kureba n'umuhungu. Kiye kugamute nawe musubiza. Wapi baby? Baby oya ntabwo nabikora. Nyine cyane ko hano ni ku muhanda. Ku muhanda abanyura abantu benshi usanga wenda asigaye yagize inshuti rega avuye mu cyaro ejo bundi. Umukobwa? Kweli? Ntabirenze baby. Oya baby trust me. Kuko ntabwo nasuka ko wapi. Ndagushyira mu cyaro. Baby wowe tuza. Wowe ntuzajya ubona uko nanjye uzajya umenya ko reba mufite wese. Izo ntabagara cyane nta mahoro cyane. Nzakubwira kandi ko umutima wanjye ari wowe ushaka. Urumva gufata mente no guhamagara hari icyo bigutwara. Bisa semba nyine kumva n'ijwi ryawe. Buriya nisaba nimba reka kumara iki. Kamara iki mwumva umutima wanjye utuje. Rega kuba navuga ati umwana twakoranye turanye reka ngereyo muri. Bitajya no kunyegereza aho kwegera hirya. Wabaye. Ntacyo mubaye. Ese nzakora icyo kugira ngo uri ku mutima wanjye ariwo ushaka. Ufite kugushaka kugenda gushaka. Wayi nicyo mbona ushaka kumenya. Nzakora iki? Ntacyo mukora na kimwe kugira ngo wakirize umuntu ikintu kitamurimo. Nuko guhatiriza? Ese Imana yaturemye ngo tuvuge. Ese ndabyo mu ndani yawe. Yenda sinzi nimba ari wowe wanjye ariko ndabyizeye. Sanditse ko se buri wese afite urubavu bamuvuye mu rugo. Uje uvuga ko njye uvuye mu rugo rwawe. Ntabwo byakunda. Pepe. Njye uvuye mu rugo rwawe. Ese mba ndi guta umwanya nzabimenya. Sinzi nababwira ngo uri guta umwanya ariko bisa nabyo. Bisa nabyo? Yeah. Ndi kwiba? Of course. Urakoze niba umwenda. Ibyo gusa. Ese basi iminsi ibiri basi yenda nawe bizaba byakujemo ndabyiza. We byiyumvemo ntabwo ari ibintu bakora. Mbabarira. Iminsi ibiri se yaruta iminsi yose naba muzi. Naba naragukunze muri iyo minsi ibiri yonyine akaba ari bwo mukunda. Ndabyizeye rega buriya iyo umuntu ageze itangiriro ntabwo bigorana kubona iherezo. Nta tangiriro rihari rero. Ese ubona ndi mubi bimenye. Ese basi ndi umukene mbimenye nabyo basi mvuge ko aricyo kintu gituma unyura. Basi mbwira intenge mfite ngewe. Sinza nisanga ntabwo n'abanyu mwese ntituziranye. Noneho muziranye iyo ni social yo kuba wakundana nanjye cyangwa kuba nagukunda. Ese biransaba ngahe basi kugira ngo wowe ubwawe biransaba iki? Biransaba kuguha iki?
ndagukunda dushobora gutangira mu buzima bwose buri hasi ntabwo tukazagera burase burabufite ubuzima buri hasi kuba ndiho nicyo gishoboka nta kibazo watangirana n'abandi batari njyewe nta kibazo ntacyo isaha abandi hari abandi ariko baravuga ngo gukunda gukunda n'imvugo mu ishyamba ariko iyo mvura irangira igihe basi ikameze iki nta mvura ibura nta kintu kibura agaciro uko byose kose ntabwo ishyamba rijya ribura kugira ute kuba risa neza yaba imvura yagwa bitaba si ujya muri fone urabona njye nta gaciro mfite imbere yawe ushatse kumbwira ngo naze ariko basi icyo mubwira icyuma sibyo mbabura ubitekerezo kuba umutima wanjye ari wowe ushaka kubyumva si basi ndakugora urambwira ngo uzajya umpamagara kuri fone urazambwira ngo kandi ndaguhamagara buri munsi buri saa wenda nyine ariko ubwawe nta n'ubwo mfasha wanjye ngo uzajya mwana rwose pe wigira kuko mbanze nite kuri sisa ahubwo bayi umeze neza hano hejuru ukuboko basi mwana ntabwo napfa kubikora mu ntoki nta kibazo nyine ariko nyuma mbona utameze neza ntabwo ari byiza ndabona utameze neza ngo amazi wanza tuza pe tuza nta mpamvu yo guhangayika cyane sibyo sibyo kandi nabimubwiye ukuntu wari uvuye hano umeze ntabwo bibabwira nakubwiye si ubona nkunda kuba ukunda se arimo naragukunda ariko se ntabwo ndi kubaza ikintu cyawe cyabaye kugira ngo none nimba nkunda gute njyayo ngasanga nawe uhari atari umunsi w'akazi yaba ufite abandi bakobwa se ngo mbizi nawe ngo bagiye gutegura pepiniyeri shabangara abangara pe wumva utuje kandi Simon ndabizi aragukunda pe kuko njye turi tuhaganira sibyo ntiwongere uba amazi basi none nimba nkunda yagiye urakumva yagiye kuki utekereje ko kumva yagiye mu bandi bakobwa oya wimushyigikira ntabwo mushyigikira ndetse navuganye nawe mbere yuko mushyigikira gusa tuza ibintu bimeze neza sibyo ushoboka bite wampamagaye se basi kuri telefone icyo wagiye we ntabwo fone yiwe iriho nagerageje gusa icyo nzi nuko nzi ko Simon agukunda
icyo nicyo kintu kibona amaze kubibona inshuro nyinshi gute kuri bidiyo yifata akagenda atari umunsi w'akazi wasanga n'abashuti be bigana cyangwa se bakora no mu kazi none yumvaga se ko basi bidiyo ntayibuka kandi mukunda ushobora kumva ko utabitekereje gute cyangwa se akaba ari buze nyuma y'igihe ubwo birashoboka sibyo sangahe sangahe ongera unywa amazi basi ntago baragukunda ntago nkunda baby wowe nizeye sibyo ndakwizeza gatasi ndagukunda ndagukunda bambwiye uzajya wumva ndi kumwe nawe ibyo byose ntukajya ubimwitira kandi niyo utaba tunari kumwe umenye ko ndi uwawe kandi nawe uwanjye sibyo ndakwizeza mama wiriwe neza amakuru ni meza tumeze neza pe umeze ute se ya ameze neza nta kibazo mbese mama uyu munsi uri butahe ngo iki mama koko kweri ibyo birashoboka ko buri munsi wajya uza ugenda koko ibyo byavamo ako mama ninde muntu wakubwiye ko akazi karuta abana bawe wabyaye oya ako mama tujye tuvugisha ukuri cyagiye kwa pasiteri ku ijambo yatubwiye ibintu ni abantu nyine nose we ko mbona utajya ubyubahiriza oya pe wakagombye kuza ukatuganiriza se mama ubu koko byibuze ngewe birumvikana ndi umuhungu nka buriya mushiki wanjye we byibuze utabona impanuro z'umubyeyi koko ubu koko azamenya ibyo nyirakuru yasize avuze umugani w'abanyarwanda murumva mfite umuteto mama sawa nta kibazo kora ibyo ushaka n'ubundi ndabizi neza nagira ngo nta n'ubwo udukunda wagira ngo tubwiye dushaka sike ni sawa wameze ute mbese ubu ngubu uri hehe wumve nyine ngo Samantha ntabwo ameze neza kandi kubera wowe banguka nyine ntabwo ameze neza pe ntabwo ameze neza cyane ababyeyi b'iki gihe kuko mwana watujije iki koko ku buryo umubyeyi wacu dutererana kugeza kuri kano kagiye urarwaye iki se tutabashe kuvugana na mama ariko mama ni birebire tubyorere ubwiye gukiza ntabwo ari buze munsi tuzi ko mama yasohotse igihugu yongeye yagiye muri za gahunda ziwe gusa ibi bintu ni nk'ukuntu nari mukumbuye uramukumbura se twitayeho urajya ukumbura umuntu utakwitayeho nyine ugomba gukunda ngewe ko ninjye ugufitiye mama wawe se aseka mubaze buriya byibuze ubona mama afite undi mugabo ngewe hari igihe nibaza ko atari we wanatubyaye ko umubyeyi se ufata ukwezi kwa mbere akagenda kwa kabiri akagenda atazi ko abana bameze ngo yaba ari kudushakira amafaranga se ni urukundo mbese abakene ntabwo babayeho kandi babayeho neza mwese buri wagira ngo mbigenze gute gusa nyine turaza kuvugisha mama twumve umwanzuro oya gusa sinzi ukuntu tuzongera tukamubona tukamuganiriza twese nk'abana be kuko ntabwo nsiburi kubona uzi ko noneho mperutse no kujya muri ba bahungu dukirana umupira bakajya bavuga ngo wowe mwana w'imfubyi numva ikiniga sita birababaza kumwumvikisha wabigenza ute kweri nyine ni ukwihangana tugatuza tukakira urwaje urabona twabukunze kuri njyewe atazi natwe tuzamwana
njye nibaza ukuntu mbona ababyeyi bameze, abandi babyeyi bo mu zindi ngo, nk'iyo nasuye kwa Korode, ngasura kwa James, ngasanga mama wabo arabitaho, arabaganiriza ati bana banjye mujye mwitwara mutya, dore ibishuko biri hanze birakomeye, ariko mama wacu nabona nkabona ashishikajwe n'amafaranga gusa, ndibaza ati si uyu mubyeyi atandukanye ahuriye n'abandi babyeyi ko. nanjye winyibutse ibintu byambayeho. Agiye gusura inshuti yanjye ambwira yuko mama we akunda kuza buri kanya avuye ku kazi. Nanjye natekereza ko mama azi ukwezi gushize ababaje. Turi indushyi nyine twararushye tugomba kwihangana, ariko reka nkubwire baravuga ngo umwana wanzwe ni ukura. Samantha. Hello, dear. Você. Nizere kumeze neza ariko hano. Hamagaye Simon agiye kureba nta kibazo. Yeah. Yes. Mwakoze kandi ibintu byatuma busy nuko mvugana sanda nitanga ko ndi kuza imbere ndi kuza peje Ngiye nafashe umwanya nza kugukorera. Baby, ntabwo kubura cyane ni impamvu nyine iba yabaye kandi si uko itangira akamaro cyangwa kugira akamaro, ari impamvu y'akazi. Gusa fana nyine kubyumva fone yanjye yazimye bitanzwe n'imaze iminsi urabizi amashuri n'iki bakajya no mu kazi nyine pe cyari bikora kibuza basi ubwari nyine wumve ko ari ikibazo cyabaye, ni ikibazo cyabaye ariko byumva kandi ndakunda Shani numva ngo njye naje inama ntanditse ugerageze unyihanganire sibyo urakomeye ushakira nawe sibyo ukumva rero tuza ibyo ni ukubona urakaye ntabwo si kubera sibyo basireza imirimo sibyo tuza sibyo kuko naje ndahari wumve ko nanjye ndi kubona sibyo ndumva ukunze
ese ko ubundi simbizi ko usanzwe uganira na byagenze nyine umunsi yavuze kamukanya mwese bamusumvise bagatambwe ukuntu byagenze naraye nashye none nsanga bamugana usigara bebi nawe usigara utawutinze sha ni akazi njye ndashaka kuzana n'uwo mubosi wawe uri gukoresha utaruhuka sha nawe uzasoza kwiga ukora uzareba uyu mubosi birakabije n'ubu none se umushyitsi byagenze neza se nyine mpyisi yaraje ndamusimamira urabizi nyine ikintu cyo kwita ku bafite icyo byari uwanjye uba ndakuzi nyine ntabwo wamuze isoni gusa nyine yarakumbarije amuga ko yagiye mu kazi akenda amubwira azagaruke shana na mana tuzajya kumusura nyine nimbona ofu ubwo urumva nyine twanakorera ntinzibona nimbona ofu tuzajyana nuko sisi numve kujya gushopinga nyine tujyana shabana urumva ukumbuye ndabikumbuye cyane humura urabizi nta kintu nakwiye ahubwo wowe nimba ahantu wumva nyine uri gushaka nyine uzabikora ndagenda nshakishe nyine hantu heza hari switi nyine ubona ko ako nyine nizeye ko nyine nawe umeze neza ku ishuri ibintu byo kurora simeze neza subiye urabizi nta kintu nakora sisangiza nubwo se hano nyine biragenda ko mba nanabyuka ngenda simba nzi n'amakuru yabyo nyine biragenda ariko nyine ikibazo gihari ikibazo ujya n'icyo uriya mukozi wazi ese kadobo muba mupfike kandi usigaye amubwira akazamura umugore wose ibaze ko asigaye anamura ese kadobo ko ntabyo mumenyereye ibaze ko asigaye anamura muhamagara kadobo tuvugane kadobo tuvugane muhamagara Gaspari we Gaspari ariko mujye munagerageza ntabwo njye mbone bigenera muhamagara ese tuvuga mujye mugerageza mwumvikane njye mvuga n'umukozi w'umugozi si none se nawe ni umuntu ntabwo byaje ko ari ahubwo reka tuganire urimo uraba umuntu mukuru Gaspari ni umukozi ariko ntabwo bivuze ko atari umuntu sibyo nawe ni umuntu nawe azagafata nyine nuko nyine ahubwo ntabwo agafite nyako ni akazi akora nawe arahembwa nk'abandi sibyo akujya umubahera nawe ni umuntu sisi ntabwo umusuzugura ahubwo ari remeye ngo rero twamuhamagariye muhamagarazi Gaspari sisi aransuzugura ngiye nkihamagariye nzasigara nsuzugura si buriya iri somo tubikuramo wenda natwe ntabwo tuzafata abana bacu kure tuzababera urugero rw'uko mama wacu yadufashe nabi ariko twebwe twavuyemo abagabo kandi abizi mama azicuza azicuza ese sisita ahandi wari umeze ute koko yari nawe niba ari amasomo menshi niba ari ukugenda ukihugiramo ibyo wakunda sawa makuru ni meza yo n'ukuntu nari nkukumbuye ni karibu musheri sawa bese umushyitsi wala ndabizi nawe n'umukobwa yayibaze none se ubwo urumva ahubwo se bimbwire neza se shaka nawe rero ndagukemanga ibaze ariko umukobwa ubona musaza we abayeho singo ubuzima bwe bwose wera nubwo winibwe ariko yazanye bimwe byabo ariko nawe sibaza abakobwa nawe azanye bimwe byiwe mpita mukapinga ndamubwira ati reka tube tubiretsemo sawa se kutabijyamo wararego nanjye mboneka ugiye kuzageza hafi nawe nyine ugomba kubijyamo babona nk'isuku wowe se ubyumva uri bushime ubundi wogira inshuti mbi ntabwo ujya ubona inshuti zawe ukuntu zimeze kwe nanjye ndemera tubaze ko ufite inshuti nanjye nemera kabisa ariko nyine ushatse wabijyamo niba bitakubangamiye ko ntabwo ari umusaza wawe urebe uze gushima ariko ndumva ngafite amashyushyu sinzi ariko ngewe kumbiza kuri walayi sisita uzi ko se yaramutse aje neza kabisa ndumva nshaka gukunda n'umukobwa umwe karibu
umushyitsi se ntabwo mufite umushyitsi Karibu. injira Babe. Wow.